Yesu yifuza ko tugira umutima nk'uwo yari afite, yifuza kuba muri centre y'ibintu byose. Yesu akwiye kuba umwami w'ubuzima bwo mu mutwe n'imitekerereze yawe. Yesu akwiye kuba umwami w'uburyo ukontorora umujinya wawe. Yesu akwiye kuba umwami w'uburyo ukoresha umutungo wawe n'amafaranga yawe. Yesu agomba kuba umwami w'uburyo uhitamo inshuti. Yesu agomba kuba umwami w'ejo hazaza. Yesu akwiye kuba umwami w'uburyo ukoresha ingingo zawe z'umubiri. Yesu akwiye kuba umwami w'uburyo uramya no gukorera Imana kwawe. Yesu akwiye kuba umwami wa buri gice cyose. Ibyo bintu mvuze tubyita ibyumba by'umwijima. Iyo utaretse Yesu ngo yinjireyo, hakomeza kuba umwijima kandi uramya usenga. Abantu benshi ikibazo bagize, bananiwe guhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima babaho bwa buri munsi. Hari ibyumba bigumaniye badashaka ko Yesu akontorora, cyakora ntibava no mu rusengero. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uyu mutima ni urufatiro rw'ibintu byose. Niba ushaka ko inzu yawe ikomera, ndavuga agakiza, Yesu akwiye kuba urufatiro. Kuko abantu bose ntibaje bashaka Yesu. Hari abaje bashaka abakobwa beza n'abagabo beza, baje bashaka ko basengerwa ku byifuzo, Imana ikabasubiza, kandi muhumure Imana izabikora niyo kwizegwa. Ariko icyo akwifuzaho, we icyo akwifuzaho ni uko aba umwami w'ubuzima bwawe. Ukwiye kumugira urufatiro rw'ibintu byose. Uhumure, ibyifuzo ufite azabisubiza. Ahubwo njya nibaza ngo abantu bose Yesu atunze nabo baramutunze. Yesu atunze abantu benshi. Abasengeye ibyifuzo bagasubizwa, abapasiteri n'abana babo, imiryango ya Gikristo, amadini n'amatorero bivuka buri gihe. Yesu atunze abantu benshi ku isi. Ariko ikibazo abatunze nabo baramutunze. Mugire muri mwe wa mutima wari muri Kristo Yesu. Hanyuma uyu mutima niwo tureberaho inzira y'agakiza no gukiranuka. Biragoye ko wakiranuka udafite icyo ureberaho. Bibiliya yaduhaye ikintu twareberaho, mugire muri mwe wa mutima wari muri Kristo Yesu. Hanyuma uyu mutima niyo nzira nziza yo gukominika n'umwuka w'Imana ko turi abana b'Imana. Ubwo harimo asiranse y'agakiza. Nta nubwo ari ibyo gusa, bidufasha kwihanganira ibigeragezo byose kuko n'uwo tureberaho nawe yari ihanganye. Mugire muri mwe wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uyu mutima rero, inkuru idashimishije mbafitiye ntabwo upfa kuboneka. Ntabwo upfa kuboneka. Ibintu byose by'agaciro biva kure. Amasaro bakoresha mu mazu y'abakomeye ava muri yose ya hasi muri metero 2,000. Iyo urebye diyama ahantu iva n'ukuntu bayitunganya, uhita ubona ibintu by'agaciro bihenda. Mu Bushinwa amaravabo n'amawese yo mu nzu, ibintu bashora muri Amerika ntabwo bimeze nk'ibyo bazana hano. Bitinda cyane mu muriro, babitunganya mu buryo bw'umwihariko. Kugira ngo ugire uyu mutima hari ahantu ugomba kubanza kunyura. Hano Bibiliya itubwiye ko Yesu yamanutse inshuro 7 kugira ngo awugereho. Nimwumvishe uko twasomye. Icyambere, ntiyatekereje ko guhwana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa. Ntushobora kugira uyu mutima ufite ibintu wagundiriye. Abagabo bari hano, haleluya. Uyu munsi nashimishwe nuko turi kumwe n'abagabo benshi. Wow. Abagabo mu bakomera amashi. Nagira ngo mbwire abagabo bari hano, higa yuko turi abagabo hari undi mugabo yitwa Yesu. Hanyuma abagore nabo bakwiye kuganduka nkuko bagandukira Kristo. Hari ibintu umunsi umwe nagiye Nairobi bwa mbere nka 2005. Noneho mbona umukobwa mwiza cyane w'umukikuyu aparitse benzi, agura ikigori, ahagarara ku muhanda arakijya. Ndumigwa pe. Nibwo bwa mbere nari mbonye umuntu urira ku muhanda. Urumva? Twebwe mu kimisiyoneri nta muco w'abantu bamwiza kuruta uw'abandi, nta nuba mubi, kubera ko buri bose bafite indangagaciro zabo. Ibintu byose twagundiriye byo mu muco wacu bitahwanye nuko Bibiliya ivuga, nutabirekura ntushobora kuzura umwuka wera.
hari ibintu byinshi dukwiye kurekura twagundiriye. Ntiyatekereje ko kungana n'Imana ari ikintu. Imana yagize neza kuguha amafaranga, Imana yagize neza kuguha imbaraga uracara umusore, Imana yagize neza kuguha akazi, Imana yagize neza. Ntuzagire ikindi kintu na kimwe ugundira kitari Kristo. N'ubwiza bwawe n'imbaraga ufite, uyu mubiri urasaza, ntuzawugundire nawe, uzafata icyatumye ufatwa na Kristo Yesu. Ntiyatekereje ko kungana n'Imana ari ikintu cyo kugundira. Hari utuntu twishema n'inaringe, mbese hari ukuntu mbese ushaka ko bimera. Ibyo bintu ukwiye kubirekura, ukabirekura mu maboko ya Kristo, hanyuma akagufata. Ikindi Bibiliya yatubwiye ngo yisiga ubusa. Nsubira inyuma ho gatoya. Ntabwo kungana n'Imana ntekereza ko bikwirwa mu mitwe yacu. Ndabizi neza. Abageze muri Amerika, ntekereza ko ijuru ari ryiza kuruta Amerika. Tekereza nka bigereranye n'ikizi. Nk'umuntu yitegura gutwara Amerika, aretse ubwami busa kuriya, agahita aza muri Afurika, ntature Kigali kuko hari isuku nyinshi, agahita agenda muri ba bantu batuye ku birunga, akajya kubana nabo. Isi yabyihanganira? Murumva mu mitwe y'isi byakwigwamo? Ijuru ni ryiza kuruta Amerika. Yesu yararisize, abamarayika bamuramya bavuga ngo uruwera ari Imana mu butatu. Ibyo bintu byose arabireka, avukira mu nda y'umugore. Ntushobora kuzura umwuka wera, ntushobora gusa na Yesu utemeye kugira ibyo urekura. Erega n'amasaha tumara kuri WhatsApp gusa, amasaha marascrollinga kuri Facebook, ibyo bintu birekuye nabyo hari ibindi bintu wakwakira. Twe turashaka kuzura umwuka wera turyamye mu buriri. Wow, simbizi, ntabwo mbizi. Iyo utagize icyo ureka ntugire icyo wakira. Ntiyatekereje ko kungana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, hanyuma yisiga ubusa. Icya gatatu, ayana kamero k'umugaragu w'imbata. Bibiliya kubera ikoresha ikinyarwanda gikomeye, abantu bo muri generation biragoye ko babyumva. Abanyamerika bigeze kuza muri Afurika kugura aba esclave, abantu bajya guhinga isukari. Umuntu yabaga afite aba esclave nk'igihumbi yaguze. Hanyuma hari ubwo boss yicara akavuga ngo aba esclave bangereka mbabagire inyama, mbabagire inka babone inyama zo kurya. Mu bwiza ukuri, mutekereza ko boss yarabafitiye imbabazi agira ngo baryoherwe n'umunofu w'inyama? Karame? Oya, kwarugira ngo bagire ibimisikire bikomeye, bahinga isukari nyinshi. Iyo bavuze umugaragu w'imbata, n'umuntu yapfuye nta buranywa, nta siranse agira, nta kandi agaciro ke n'uwamuguze. Hari ubwo boss yavuga ati aba esclave bange reka mbagurira abagore. Mu bagore boss atanze harimo isukari nyinshi ziyongera. Nta kintu na kimwe boss yakoraga kitari mu nyungu ze. Dukwiye kwemera kuba abagaragu be. Umwami ashimwa duhatse neza. Hanyuma inzu yawe irimo inyungu y'Imana, amafaranga Imana yaguhaye arimo inyungu yayo. Imana yarakuzamuye, umaze kuzamura bangahe? Hari umupastori umwe twakoranye, ahantu twakoreraga hepfo habaga abana bo ku muhanda. Umunsi umwe aragenda ava mu modoka asuhuza uwo mwana ahita aravuga ngo badi ngo nakire Yesu umwami n'umukiza, ngo boss yansuhuje. Nukuri yahise akizwaza mu rusengero. Hari umuntu ukeneye urutugu rwawe ngo aririreho aruhuka umutima. Hari umuntu akeneye gusa kumuhamagara kuri telefone byonyine akumva yasubizwamo imbaraga. Dukwiye kumenya ko kubaho kwacu n'ubuzima Imana iguhaye bukwiye kuba buri mu nyungu z'Imana. Ntiyatekereje ko kungana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, yisiga ubusa, ayana kamero k'umugaragu. Imbata ibera aho wayiguze. Dukwiye kubaho ku bwa Kristo. Hanyuma yambara ishusho y'umuntu, agira ishusho y'umuntu, umuntu ugwara, umuntu ukena, umuntu bavuga, umuntu kugira ngo umuntu atazagira icyo amubeje. Niba yarakiranutse yambaye umuntu, yambaye umubiri 100%, imbaraga zamufashe nawe zagufasha. Ikindi Bibiliya tubwiye ngo yicisha
bugufi. Icya gatandatu araganduka, soumission à l'autorité. Yari umuntu azi kumvira. Ntabwo Yesu wamubwira ngo ngwino ujye kureba umugwayi wanjye uvuge ngo ndarushe ngo nzaze ejo. Oya, nta n'igiciro yashiragaho. Yari umuntu aganduka. Kukumvira byari 100%. Hanyuma icya karindwi nico gikomeye, niyanga no gupfa urupfu rwo kumusaraba. Babwira inyungu zabyo, harimo inyungu zirimo. Bibiliya tubwiye ngo nico cyatumye Imana imushira hejuru cyane, ikamuha izina risumba andi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame, ay'ibyo mu isi n'ay'ibyo mu ijuru, indimi zose zihamye ko Kristo ari Uwiteka. Hari ikintu kimaze iminsi ntekereza, abantu bavuga Yesu utanga umugati, bagahita bavuga Yesu yazutse, ntibavuge Yesu wo ku musaraba. Abantu bahuza Yosefu wambaye ikanzu nziza, bagahita bakonekta na Yosefu uyoboye Egiputa, ntibavuga imyaka 13 yo muri gereza. Niba ushaka kugira umutima nkore muri Kristo Yesu, emera kamere yawe ipfe, upfane na Yesu uzukane nawe, hanyuma Imana izagushira hejuru, izaguha izina. Ibintu Imana izagukorera birenze uko wabitekereza, ariko banza wemere ayishaka kukunyuza. Amen. Uyu mutima kugira ngo uboneke, nakubwiye ngo ntabwo uva hafi. Imana ibanza kukugerageza ngo irebe koko uwufite. Hari umuntu yasenze turi kumwe, ndavuga sha usenze nabi kabisa. Yaravuze ngo Mana, ngo ngiye ngumpa amafaranga, ngo niba ngo utari wifite mu mugambi wo kuyama, ngo yangeragereshe gusa. Ndavuga Imana niyita kugerageje birakugora, ibaze none bije ari ikigeragezo. Abarokore nyene yagiye dupfa kwivugira. Gutegeka kwa 2:8 umurongo wa 3 kumanuka hepfo, aravuga ngo kandi ujye wibuka urugendo rwose rwo mu butayu Uwiteka Imana yawe yakuyoboyemo iyi myaka uko ari 40, kugira ngo igucishe bugufi, ikugerageze, imenye ibyo mu mutima wawe, yuko wakwitondera amategeko yayo cyangwa utayitondera. Ijisho Imana irebesha mu mutima ko wakiranuka ni ikigeragezo. Yani murebe hano mbabwire, uko witwara mu kigeragezo nibwo bukure bwo mu mwuka ugezeho. Yani iyo Imana ishaka gupima ko ufite umutima nk'uwari muri Kristo Yesu, ireba uko witwaye mu kigeragezo. Joyce Meyer yaravuze ngo kwihangana ngo nukugumana attitude nziza mu bibazo, ukaguma umeze neza. Ngewe inshuro zose Imana yangerageje, nasanze ntari uwo kwizerwa, ntabwo naza imbere yanyu kubirariraho. Harubwo nanyuraga mu bintu nkareba ukuntu mbyitwayemo, nkavuga burya bwose nukumeze. Nkumva ngene sindi bujye kwakira Yesu umwami n'umukiza, kwigira umubatizo kuko nta wanyigisha. Ariko buri munsi nkajya mbwira mwami ngo mwami ngwino muri centre y'umutima wanjye, ngwino unyobore, ngwino umfashe kugira ngo mbe uwo kwizera. Hanyuma mu Baheburayo 12 aravuga ngo niba tudahanwa nk'abandi bose, tuba turi bibyagwa tutari abana bayo. Niba tutemera ko Imana idutunganya kugira ngo tugire bene uriya mutima, ntabwo tuba turi abana bayo. Reka nihute vuba mbabwire ubwoko bwinshi bw'imitima. Nangira sinababwiye ko Bibiliya ivuga umutima inshuro 743. Negura ya magambo nasomye imitima ubwo baburanyica. Narumva imitima 743 harimo myinshi. Ngiye naturanyijemo mike cyane kugira ngo ntabarambira. Umutima wa mbere ni umutima umeze nk'inzira. Muri kumugani Yesu yaciye w'umuntu yagiye kubiba imbuto, zimwe zikagwa ku nzira zigatoragurwa n'inyoni. Hari abantu bafite umutima umeze nk'inzira, ibintu byose bitambuka, nta korotire bagira.
amagambo nibo, abasebanya nibo, abavuga abandi nibo, ababesha nibo, ibintu byose bifite inzira. Hari abantu bafite umutima wabaye nk'inzira. Ntabwo Imana ikunda imitima imeze ityo. Undi mutima ni umutima w'ibuye. Umutima w'ibuye, imbuto zigwaho zikamera, zikabaraho zishinga imizi, zigahita zuma. Umuntu akamara imyaka 20 mu rusengero agifite ingeso imwe yanze guhindukaho, kubera ko umutima we ufite ukuntu ukomeyemo. Undi mutima ni umutima w'amahwa. Yesu yaravuze ngo imbuto zaguye mu mahwa ziramera, amahwa ahita araziniga. Mu busobanuro bw'iri jambo Yesu yaravuze ngo n'abantu ngo bahorana amaganya y'isi, bahora biganyira ibyejo. Iyo asenga ntasengera ubugingo, ntasenga ngo ase na Yesu, ntasenga ngo akure mu gakiza, ahora asaba Imana iby'isi. Uhumure, Yesu azabigukorera, azabiguha. Icyo ashaka ni ukuba muri santere y'umutima wawe, nicyo agushakaho. Undi mutima ni umutima wibona, umutima wuzuye ubwibone. Undi mutima ni umutima urega umuntu ikibi. Ari ikintu kimwe nkundira umutima ntujya ruswa. Umutima ntiwawubesha. Iyo uryamye mu nzu gutyo, purafu ihita ikubwira aho yavuye, n'amakaro uhita ubyibuka, n'imiryango, ibintu byose aho byavuye uhita ubibona. Umutima ntiwawubesha. Kimwe mu bintu ukwiye kubushimira Imana ni ukubaho udafite umutima ukurega ikibi, ukagenda mu muhanda umutima wemye, kubera ko usibye ko urupfu rushoboka ariko n'impanda izavuga, kandi abantu bazajya mu ijuru n'abafite imitima iboneye. Hanyuma undi mutima ni umutima wa kamere. Bibiliya avuga ngo umutima wa kamere utera urupfu. Undi mutima hano ni umutima ugambirira ikibi. Yani ni umuntu umwuka wera abwira ngo ibintu ntuzabikore, akabipanga ukwezi 2, 3 kuzageza ahemutse. Umutima ugambirira ikibi Imana irawanga. Reka mabwira akantu ntarakibagirwa. Mwari muzi ko Dawidi yari umunyamakosa kuruta Sawuli? Muzi hano abantu bari batandukanye. Dawidi yari afite umutima wihana, Sawuli afite umutima ukomeye. Imana igira iravuga tumva, mbonye umuntu ameze nk'uko umutima wanjye ushaka. Hari abantu nyandeba nkibaza, uyu muntu niki cyamumaza ubwoba? Si byiza ko umukristo akora ibyaha by'ibigambirirano, ibyaha bitamutunguye, yateguye ukwezi 2, 3, 4, 5 ku mukristo kirazira. Undi mutima Imana idakunda ni umutima uhagaze. Umutima uhagaze ujugunya amahoro yawo, niko umuririmbyi yaririmbye. Yesu yaravuze ngo kwiganyira ntibyagukuza n'ahangana n'urutoki, hanyuma kwiganyira bitumara iki? Dushaka twabireka. Ikindi, undi mutima Imana idakunda ni umutima mubi. Reka ntanga urugero kuri bakuru ba Sawuli, ba Dawidi. Imana yabwiye Dawidi ngo nanjye Samweli ngo ajye kwimika umwami mu bahungu ba Isayi. Abona umusore yitwa Eliyabu muremure mwiza. Umuhanuzi ahita aravangirwa, yegura ihembe ry'amavuta agiye kumusukaho. Imana yavuga ngo rekeraho nge namugaye, sindeba nk'uko abantu bareba, mwe mureba inyuma, nge ndeba mu mutima. Abantu abakora comment kuri Bibiliya baravuze ngo Eliyabu ngo uko yareshaga niko ubwoba yari afite bungana. Igihe Goliyati yari ahagurutse ntabwo yashoboye kujya kugwana. Dawidi k'imyaka 16 atigeze aho umusirikare n'ijoro rimwe aje ashobora gukuraho Isirayeli gitutse. Hari abantu bafite umutima mubi gusa, kandi inyuma ntiwabareba, nta nubwo wabimenya. Ariko Imana ishobora gusuzuma umutima, ishobora kumenya niba umutima wari mwiza cyangwa ari mubi. Undi mutima ni umutima unangiye. Murabizi iyo nkuru kuri Farawo, Imana yavuze ngo umutima we uranangiye, urakomeye. Undi mutima ni umutima wayobye. Narinda ahantu hashize iminsi mike,
hanyuma umuntu mwahaguruka gushima Imana nka gutya, aravuga ngo ndashimira Imana ngo ubu nibwo ngo namenyaga kizi ico bivuze. Kandi muzi mu myaka 20 ishize ari mu nzu y'Imana nabwo yavuga ko yakijijwe. Noneho ngira amatsiko, dusoje turaganira, ndamubaza niki wahishuriwe mu nzira y'agakiza ukinsangiza. Aravuga ngo mperuka kumenya ko ngo ibyaha nakoze kera ngo nibyo nkora ubu ngo nibyo nzakora ubutaha byose, ngo byose byarababariwe. Ngo umushaka nasambana ngo byatera bwoba mwadushizeho, ubu ushaka nakwiba, ubu nahishuriwe ukuri. Yewe numva ndababaye, ukura amenya ashaje. Nta muntu yihuta nk'uwayobye. Kenya hamaze iminsi abantu bapfira mu masengesho, mwarabibonye? Kandi mbese umuntu akayoba kugeza ubwanogoka. Mu myaka 37 maze muri iyi nzira nabonye ibintu byinshi. Byakoroha kubwiriza umupagani kuruta umuntu yayobye. Hanyuma mbagabishe cyangwa se mbaburire, ntukajye impaka n'umuntu yayobye, kubera ko sibyo ko azagutwarira umwanya gusa, nta kindi kintu wabihinduraho. Ahubwo ujye wiherera upfukame umusengere, ahari Imana izamumurikira imwereke ko inzira rimwe itari ukuri. Ariko nuwiha kujya impaka nawe bizaguhenda. Undi mutima Imana idashaka ko dutunga ni umutima ukomeretse. Umutima ukomeretse. Yesaya 61 mu murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4 harimwo ingurane. Yesu yaje kubambirwa ibyaha byacu n'ibikomere byacu, hanyuma ku musaraba dushobora kubona ikamba mu cimbo civu, dushobora kubona ibyishimo mu cimbo c'umutima wihebye, dushobora kubona amahoro mu cimbo c'amahoro make. Yesu yaje kudukiza umutima ukomeretse. Mbibutse ko iyo umuntu yakomeretse nawe arakomeretse, ntaho utanga icyo atahawe muri we. Abakwegereye, reka mbabwize ukuri, igikomere kirihangana, ushobora kukimarana imyaka 60 kigendana, buri munsi cyaguka, kigira ingaruka ku bakugose bose. Yesu mu byaje gukiza harimo n'ibikomere. Hanyuma undi mutima nshaka gusorezaho ku mitima Bibiliya ivuga mibi ni umutima wuzuye uburiganya. Hari abantu bagira ishari, bakagira n'igomwa, bakagira n'uburiganya. Umuntu umwe yanyuze ku muntu uragiye inka, aravuga ati ngenda ndashaka kuzimuriganya. Hari abantu bari hafi aho bamwumva, ahita abwira nyiri inka, aravuga ngo izo nka zanjye ngo uzazirinde neza, ngo nzaza kuzitwara. Abantu barabyumva. Bukeye mu gitondo abyukira kwa nyiri inka, avuga ati naje gutwara za nka zanjye. Umuntu aravuga ati uri muzima mu mutwe cyangwa wagize ikihe kibazo? Nta nka wambikije, uje gutwara inkizi. Avuga ati mva, inka zanjye ni izanjye, hari n'abantu babizi. Ahita ajya mu rukiko. Urukiko rushingira kuki? Ku bagabo. Singe wahera. Umuntu yarasinzwe, inka barazitwara, babyita uburiganya. Arabantu nza abakobwa benshi bashingiwe kubera uburiganya. Umuntu agapanga abahanuzi bo mu Mutara n'Igisenyi n'Icyangugu, bakamuhamagara bose ko Imana ivuganye nabo abari mu butayu. Imana ibahaye nimero ye ko uwo muhungu azaza yambaye ishati itukura saa 9 z'amanywa ku cyumweru. Wa muhungu akaza ari we yabahaye amafaranga. Umukobwa atumva, Imana yabivugiye mu bahanuzi 3. Mwirinde uburiganya. Hanyuma reka nsoze, umutima Imana ishaka ko tugira ni umutima unezerewe, ni umutima umenetse, ni umutima uciye bugufi, ni umutima w'imbabazi, ni umutima ukundisha Imana umutima wose n'ubwenge n'imbaraga, ugakunda bagenzi be nkuko yikunda. Hanyuma ni umutima w'ubwenge kandi ujijutse. Ikindi ni umutima wagutse ukwirwamo abandi, ni umutima ukiranutse kandi utunganye, ni umutima utanga,
ni umutima uboneye, umutima uri pire, niko bavuga muri Matayo. Ni umutima ukomeye nk'uw'intare udatinya kubera ibibonetse byose. Ni umutima ushima, ni umutima wuzuye amahoro, ni umutima wirata Uwiteka, ni umutima ufite inyota y'Imana, ni umutima uturiza Imana mu bibazo. Iyo ugize bene uwo mutima, uba ufite ubushobozi bwo gutsinda icyaha. Ko ntafite umwanya ibi nari kubigarukaho. Babwiza ukuri, mu amashimwe yose ndayemera, ariko hari ishimwe nkunda kuruta andi. Iyo umuntu avuga ati Imana yampaye ubutware bwo gutsinda icyaha, numva ari ishimwe rikomeye. N'ibindi nabyo ni byiza, ariko kugira ubutware bwo gutsinda icyaha ni ikintu cyiza mu rugendo rw'agakiza. Ikindi, iyo ufite bene uyu mutima, uba ufite ubutware nk'ubwari muri Kristo. Mariko 16:17 haravuga ngo ibimenyetso bizagendana n'abizera, bazirukana abadayimoni, bazafata inzoka, bazanywa ikintu cyica, ntaco kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku bagwayi bakire. Kimwe mu bintu dukwiye gusaba nk'itore ni ukugarukana ubutware bwari muri Kristo Yesu ugakorera mu bizera. Ubwo butware burashahari. Ikindi, ubwami bw'Imana buba buri hagati muri twe iyo dufite umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Soza rero Imigani 4:23 haravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Urinda umutima wawe kuruta ibindi bintu byose birinda. Ahantu Imana ituye hakwiye kurindwa kuruta ahandi hantu hose. Twunamisha amaso dusenge. Ndashaka gusengana n'umuntu ushaka kuba umunyakuri kuri uyu mugoroba, akavuga tumva hari ibintu byimuye Imana mu mutima, kamere nisiga yiyoboye, inaringe numva ari iyoboye, numva Yesu hari ukuntu tugenda dutandukanamo, ndashaka kumugarura muri santere y'umutima wanjye. Uwo muntu ahari yahaguruka, hanyuma tugasenga. Ubwiza Imana ukuri. Yesu arashaka ngo akubere umwami w'ubuzima bwawe. Tugiye gusenga, tubwire Imana ngo ngwino muri santere y'umutima, mpimbaraga, ngwino ubu umutware w'ubuzima bwanjye. Hanyuma dusenge kugira ngo ubwami bw'Imana buze mu mibereho yacu. Nico Imana yifuza, ibindi byose Imana izabikora, kandi ifite imigambi myiza kuri twe. Nabari muri santere y'umutima, nta cyiza na kimwe azakwima, afite imigambi myiza kuri twe. Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Isirayeli, kandi Mana yacu tuguciriye bugufi. Uyu mugoroba ijambo ryawe riratubwiye ngo tugire umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Birashoboka ko ari imyitwarire tumazemo igihe yatumye wimuka mu mutima. Amaganya y'isi, kwikunda, kwihugiraho, kutaguha umwanya n'ibindi byose, birashoboka ko ari ibindi bintu twimitse bikakwimura muri santere y'umutima, kandi wifuza kuba umwami w'ubuzima bwacu. Tuguciye bugufi uyu mugoroba, utubabarire mwami. Ngwino tubabarire, ngwino tubabarire, ngwino ubu mwami w'ubuzima bwacu, ngwino ubu mwami w'imibereho yacu, ngwino tuyobore mu gukiranuka kose. Tugarura ubutware bwo gutsinda, ngwino duhe imbaraga zo gupfana nawe no kuzukana nawe. Turabizi ko amavi yose kuri ubu arapfukama. Ndagushimiye ko waduhitiyemo ubwo buzima kugira ngo duse nawe. Muri iri teraniro turasenze kugira ngo ubwami bwawe buze, bwimure ubundi ubwami bwose butari ubw'ubumana. Ineza yawe ibane natwe mwami. Uyu mugoroba ingwara zikire, uyu mugoroba batasinzira gubaha ibitotsi, uyu mugoroba twirukanye imbaraga z'abadayimoni. Abantu barota nabi ubahe gusinzira neza, bagiriwe neza n'Imana. Kuri iki gicaniro tukizanyeho imitwaro yacu yose n'ibindi byose bitubuza amahoro. Neza wibane natwe mu izina rya Kristo Yesu. Amen.